Reka mbasuhuze mbifurize kugubwa neza ndetse no kugira ibihe byiza. Muri ino video tugiye kureba noneho ni ibiki by'ingenzi WhatsApp dufitiye muri mwaka 2025, dore ko ya rolling out update nshyashya muri uno mwaka nziza kandi zimeze neza abantu benshi batazi. Kimwe nuko hari abatazizi bagenda bakoresha bya WhatsApp ngo bya GB za yo WhatsApp batari bamenye neza ko WhatsApp isanzwe muri telefone hari ibintu byinshi yazanye. Iyi WhatsApp ni WhatsApp nziza kubera ko ntabwo igirangira. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo WhatsApp yarangiye, mu by'ukuri ntabwo irangira. Muri no video turaza kureba ese ukora iki kugira ngo WhatsApp yawe utazigera uvuga ngo yararangiye kugera ugenda ushakisha ngo ahantu wakora WhatsApp. Reka nkubwire ngo kanda subscribe, ngiye kugezaho ibintu byinshi cyane. Ndaza kuvuga mu bintu byinshi hano kuri WhatsApp bizagufasha uburyo WhatsApp yawe itazongera kugira ikibazo na kimwe, cyangwa ugende wikandagira ngo umutekano wawe ntabwo urinzwe neza. Hari abantu bagenda bavuga ngo runaka nafata kuri phone yanjye ngarandebera muri WhatsApp ugasanga ikibazo cyavutse, ariko hari ibintu ukwiye kumenya ko nta muntu ukinjira muri telefone undi atabishaka, kireka iyo abishaka. So reka nkubwire ngo kanda subscribe, kanda like kugira ngo ikiganiro gikwerekwira ahantu hose, kandi ugena muri comment ushyiremo igitekerezo cyawe, tubwire ikindi twagufasha nabyo turaza kubikwereka. Ni iki rero ukora kugira ngo WhatsApp yawe itarangira? Icyambere ugomba kumenya ko WhatsApp ntabwo igishira nk'uko abantu babivuga, ahubwo uraza ugakanda hano kuri Play Store, ukinjiramo ugafungura Play Store, ukajya muri search ukandikamo ijambo WhatsApp. Mwamara kwandikamo WhatsApp ugakanda search, dore ngiyi yaje. Murabona ko WhatsApp yangije ifite handitse ngo uninstall, handitse ngo open. Iyo rero WhatsApp hari update nshya yakoze, hano handitse open haba handitse ngo update. You can update nuvuga ngo ubushyizemo version nshya, aribyo bituma bavuga ngo WhatsApp yararangiye. Impamvu irangira nuko hari update nyinshi baba baragiye basohora, ugasanga ntabwo zifite muri WhatsApp yawe kubera ko ntujya updatinga. Abantu benshi ntabwo bajya updatinga ama application yabo, kandi ni ibintu bibi cyane, bituma phone function nabi. Ikindi ugashobora kuruzinga data zawe mu gihe app ufite yabishaje. So you can kuri update uhita usanga WhatsApp yawe yagezemo. Nta bintu byo kuvuga ngo WhatsApp yararangiye ugenda utanga amafaranga cyangwa se wirwa ubunga ngo nabuze WhatsApp ngo munyoreze WhatsApp. Ibyo ntabwo bikigezweho muri iki kinyejana. Uko ni nako n'izindi application zireba. Ushobora kujya kuri Play Store yawe ugakanda hano hejuru, ahangaha hari agafoto kugira ngo urahareba, ukahakanda nka gutya, hanyuma ugahita ko uza ugakanda handitse ngo manage apps and device, ugakanda kuri manage app and device, ukahakanda. Iyo hakanze hari ahantu hambere haza ngo no harmful apps found, ahandi hakabonetse ngo updates available, ugakanda kuri updates available, bagahita bakwereka application zose ukeneye ku updating. Nuvuga ngo na WhatsApp ukeneye ku updatinga ihita ahangaha. So nuvuga ngo izi ni application nkeneye kuba naka updatinga kugira ngo version nshyashya ijyemo. So mpita nkanda kuri update y'izo nkeneye, izo mbona ndakeneye ako kanya nkaba nzihoreye kugira ngo ze gutwara mega zose. No kuvuga ngo nk'uburiya studio YouTube maze ku updatinga byarangiye, ntabyo kuzavuga ngo ararangiye cyangwa yarashaje. Kwitsa ko iyo updatinga app bituma na telefone ikora neza. Abantu bafite telefone bukora gake gake, mwibaza impamvu, biterwa nuko mutajya mu updatinga application zanyu. So mujye mu updatinga rero. Hanyuma rero hari ibintu byinshi ukwiye kumenya kuri WhatsApp, nibyo rero ngiye kukwereka. Iyo umaze ku updatinga cyangwa se ushobora kuba ufite updates, hari ibyo ngiye kukwereka mu byo bujyanye no kwicungira umutekano. Banza ukande like, ukande na subscribe, hanyuma dukomeze. Fungura WhatsApp yawe. Murabona ko iyo nyifunguye ihise iba black. Kuba black no kuvuga ko ubwo ngewe narayirinze harimo password, hanyuma nkayifungura kuri password. Namara kuyikura password, ubwo tugiye kureba uburyo noneho ushobora locking WhatsApp yawe ku buryo nta muntu wakwinjira udahari. Bita ukanda hano hejuru hari utudomo turiya dutatu, hanyuma wamara kuhakanda ukamanuka hano handitse ngo setting. Hano kuri setting ukanda kuri setting, ugahita umanuka hasi, ahangaha handitse ngo privacy. Hano handitse ngo privacy murahabona, ukahakanda ukamanuka hasi, hari akantu kanditse ngo apps lock, kugira ngo nakangaka murakabona.
bakita apps lock, ukahakanda hanyuma ugashyiramo nimba izajya yifunga ako kanya cyangwa se izajya yifunga nyuma y'umunota umwe. So biba byiza rero iyo ushyizemo nyuma immediately, kubera ko immediately niyo nziza. Ukiva muri WhatsApp ako kanya hita yongera ikifunga, mbere yo kugaruka irongera ugashyiramo password. So gushyiramo password rero no gushyiramo password ya phone yawe ufunguza phone, cyangwa se ugasettinga fingerprints, nabyo biremera. Hari ubundi buryo ariko noneho ushobora no kuba noneho utabona umwanya wo kuvuga ngo mfunga application yose ukayireka wenda ikabifunguye, ariko noneho ugakora icyo twita chat lock. Chat lock ni kwa kundi uvuga uti reka wenda chat ya sheri wanjye cyangwa se ya boss ni hiding ku buryo nta muntu n'umwe uzigera yibona ko duchatinga. So ni gute rero ushobora kuyihidinga? Turaza kwifashisha uyu muntu tugiye kureba, ubwo nawe uzareba nimba ari umuntu inshuti yawe cyangwa umusheri wawe cyangwa umukunzi wawe, ukaza ukamukandaho aho mwandikirana nk'ugiye kumwandikira, wamara kumukandaho nk'ugiye kumwandikira ugahita uzugakanda muri ikone yo hejuru, iyi ngiyi yo ku mutwe, ngira ngo urayibona. Ukayikandaho, wamara kuyikandaho ugahita ko umanuka hasi ukamanuka, ukareba hano handitse ngo chat lock. Dore ngaha ngira ngo urahabona, hano handitse ngo chat lock. Hanyuma wahabona ukahita ko waactive kano kantu ugahita ugakandaho kugira ngo gafunguke, ukagakandaho. Hanyuma iyo wakubwiye ugakanze baravuga ngo keeps this chat locked and hidden, bivuga ngo ino chat ibiri locked kandi ihishe, ntabwo ushobora kuyibona ku murongo waba wandikira. Bivuga ngo iyo uyilokinze ihita iva ku murongo waba uri kwandikira, ugahita ukanda continue, hanyuma ugashyiramo fingerprint, bakabwira ngo chat is locked, ugahita ukanda kuri OK. Hanyuma rero iyo ngiye kuyandikira, murabona ko ya chat yahise iva ku bantu nandikiraga. Iyo ngiye kumwandikira mpita scrollinga neza nkamanura, urabona ko iyo manuye hita iza akana handitse ngo locked chat, ngahita nshyiramo fingerprint mbere yuko ninjira muri ya chat, ngashyiraho fingerprint, ubundi chat y'umukunzi wanjye gafunguka, kamufungura, ubundi gatangira ngachatinga nawe. So rero ushobora kuba wa creatinga indi code ishobora kugufasha noneho kuba wachatinga nawe, ariko ibyo nzabikwereka muri video ikurikira. Icyo nashaka kureba nuko wamenya uko noneho bahidinga chat y'umuntu umwe runaka. So kuvuga ngo n'uyu gusa, ushobora kongeramo n'abandi nabo ukagenda ubashyiramo, hanyuma ukajya ukanda kuri chat ugashyiramo fingerprint, bagahita bafunguka noneho ukabandikira. So ibyo rero ntabwo ari byo gusa, hari izindi features nyinshi WhatsApp yakuzaniye, nazo ngira ngo nkunyureremo muri makeya kugira ngo nazo uzimenye. Iyo ukanze hano hariya kwa turiya dutatu, ukadufungura ukamanuka hano handitse ngo setting, ngira ngo mwese murahabona, ugakanda kuri setting, ugahita ukanda handitse ngo privacy. Hari ibintu byinshi ushobora gusangamo. Urabona ko last seen cyangwa se abantu bakubona ni rya ruheruka kuri WhatsApp, urabakandaho ugashyira hano kuri nobody. Nobody ni ukuvuga ngo nta muntu n'umwe umenya igihe uherukira kuri WhatsApp, cyangwa se ugashyiraho ngo my contact except. Iyo tuvuze ngo my contact except, hari abantu babibona ko uri kuri WhatsApp, ariko hari n'abandi batabibona. Yes, hari ikindi cyitwa ngo my contacts, ndetse n'ahandi handitse ngo everyone. Everyone ni kwa kuntu umuntu aba afite nimero yawe ariko nta yiwe ugira, akajya abona igihe uherukira kuri WhatsApp. My contacts ni ba bantu waregisteringze muri telefone, nibo bashobora kubona igihe uherukira kuri WhatsApp. So ni bande rero bashobora kubona nimba uri online? Ushobora gushyira ngo everyone cyangwa se same as last seen. Nivuga ngo nimba kuri last seen ba bantu bamenye ni rya ruhukira kuri WhatsApp, warizo nobody cyangwa se nta muntu wemerewe kubimenya, hano hasi no gashyiramo ngo same as last seen. Nivuga ngo iyo uri online n'ubundi nta wamenya kuri online. Yes,
nta muntu umenya ko uri online, ubu hari gutyo gusa wenda uri gucata n'abantu runaka ariko hari abandi bantu badashobora kumenya ngo ndahari. Ibyo rero bigufasha kuba warinda umutekano wawe, abantu bakubwira ngo twakubonye online ariko wanze kutwandikira. So biba byiza rero iyo uzi ugakanda kuri nobody, bita ko byijyanamo, nta muntu uzigera umenya igihe wagiriye online. So aka kabiri ni profile picture. Ushobora gushyira profile picture ariko ugasettinga bazajya bayireba, ugashyiraho everyone, my contact, cyangwa se n'uyu nguyu uzajya uyibona ahandi, cyangwa se ugashyiraho nobody. Nta muntu uzigera ubona profile yanjye n'ubwire, ariko nta muntu ushobora kuyibona. Yes, so izi ni zimwe muri updates. Ikindi ni about, kwa kundi usoma ngo hey I'm using WhatsApp, cyangwa se ugashyira ijambo ry'Imana abantu bakarisoma cyangwa ibindi, ushobora kanda kuri nobody, ntagire umuntu uzajya umenya ikintu washyize kuri description ya WhatsApp yawe. Reka dusoreze aha ngaha, ibindi biri muri WhatsApp tuzagenda tubikubwiraho ubutaha. Nimba ari ikibazo cyangwa se igitekerezo ufite, twandikira muri comment kugira ngo tugufashe turebere hamwe uko twajya dukoresha telefone zacu ariko zicungiye umutekano. Ndagushimiye cyane wakanze subscribe, gushimira nawe ukanze like kuri ino video, kubwira ngo video nyinshi nziza kandi zirahari, tugenda tuyandikishije. Ndabakunda cyane.